Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane kuri uyu mugoroba, yongeye kuduha umwanya mwiza nk'uyu nguyu, dore ko bavandimwe uyu mwanya nanone tuwushimira Imana cyane, kuko ni umwanya tuba ducishaho ikiganiro cy'ivugabutumwa, ni ubutumwa bwiza umuntu yumva akaruhuka, ni ubutumwa umuntu atega amatwi kumva Imana yamuha kubwizera akabona ijuru amaze imyaka myinshi ashaka yabuze. Na cyane ko kubera ko ijuru ridakorerwa kandi umuntu akaba abamaze igihe kinini arikorera, aba ari ikibazo gikomeye. Urarikorera nturibone, ariko tuba tuzanye inkuru nziza ivuga ko Imana yari guha ku buntu bikemera. Amen. Imana ifite urukundo rwinshi, yakunze uwitwa umuntu ku rugero rw'uko yaguha ijuru ntacyo ukoze, Nibyo. ahubwo igusabye gusa kwemera ibyo yakoze cyangwa se ibyo yahamije ku mwana wayo. Rero ntekereza ko uwitwa inyoko muntu wese, uwitwa umuntu ahari utwumva, abakeneye kumva iki kiganiro. Reka mvuge ngo n'abatacyumva nabo bibaye byiza bajya bacyumve, kuko nanone nta muntu wumva udakeneye kujya mu ijuru. Ni nacyo gituma burya usenga, nicyo gituma ukora bijya byose idini rigutegeka, nicyo gituma wumva waba umuririmbyi, nicyo gituma wumva wafasha abantu ugakora n'ibindi byinshi. Burya mu mutima wawe uba wumva ushaka kuzabana n'Imana mu ijuru. Noneho rero iyo uhushije inzira ijya mu ijuru, ukora ibyo bintu byose wita byiza, ariko bikarangira upfuye n'ubundi ukaribura. Rero intego y'iki kiganiro ni ukugira ngo tubwire abatwumva uburyo ki noneho umuntu yajya mu ijuru. Iyo ubajije umuntu tese wajya mu ijuru cyangwa se Yesu aje mwajyana, arakubwira ngo simbizi. Ukumva umuntu uwitwa umuntu ahora mu rungabangabo rwo kumva ibyo kujya mu ijuru atabizi, nta makuru afite. Abenshi bakavuga ngo Imana niyibizi ngo izanjyana aho ishaka. Ariko noneho ubutumwa bwiza bukura umuntu mu rungabangabo, noneho ukamenya neza kuzajya mu ijuru. Amen. Uteze amatwi iki kiganiro ukumva, Imana ikaguha kwizera ubutumwa bwiza tugiye kuvugira hano, warara noneho uzi kuzajya mu ijuru. Warara uhamije ko Yesu aje none hamwajyana. Rero sindi njyenyine mu kiganiro, ngende na Imana Patrice turamenyeranye, ariko ndi kumwe n'abavandimwe nabo tugiye kubana n'ubundi muri iki kiganiro, nabo babanza bakabibwira ubundi tugakomeza. Imana ishimwe. Nitwa Sanzira David. Nanjye naronse ijuru ku buntu. Nyuma y'igihe kirekire ndikorera, nkava mu idini nkajya mu rindi, ngira ngo aho niho harusha aho nabanje gukora, naho ariko ndaheba. Ndetse uko narushaga kwegera imbere, bya bindi bita ngo nabe imbere ngo ni kuri aritari, niko narushaga kubona ko nta juru rihari, kubera ko nari nzi neza ko ijuru ari iry'intungane. Ariko najyamo ngasanga kumbi nta butungane buhari rwose. Ibyo nakoze byari byinshi, ibyo nasabwe n'idini byose nagerageje kubyubahiriza, ariko buri ntambwe yose nateye umutima wahitaga umpakanira, ukambwira ko nta juru, ko ntari intungane ikwiriye kujya mu ijuru. Yego abantu bagiraga ibyo banshima inyuma, ariko ibyo ngibyo ni abantu ku bandi nyine. Ariko iby'Imana ishima byo ni ibyayo ku giti cyayo. Ishimwe nanone ko yangabiye ibyishima, akaba ari byo nanone imbariraho ikampa ijuru, na cyane kureba mu mutima. Ishima ibyayo rero
kubera ko naragerageje ndakora, ndumvira, ndubaha, ndasenga, ndatura imisanzu, nuko mvayo za korali ndagerageza, ariko ubutungane nashakaga bujyana mu ijuru sinabubona, ahubwo nkajya numva ndushijeho kububura. Yego. Basi Imana ibumpaye niryo shimwe mfite, ariko ni nayo nkuru mfite yo gutangaza. Imana ishimwe, turakomeza. Nanjye ni mutagatifu Saratiyeri Ntawuhiga umugabo. Imana yangiriye imbabazi nyinshi, imenyesha ko ari data. Amen. Irambyara ikoresheje ubutumwa bwiza, ndabwiwe, ndabwumva, ndabwizera. Buvuga iki rero? Buvuga ko Yezu yapfuye kugira ngo anyunge n'Imana. Nanjye rero nkaba nicajwe hano kutangaza ko Imana yangize umutagatifu binyuriye mu urwo rupfu rwa Yezu Kristo. Nkaba nishimira rero n'ubundi ko abantu baduteza amatwi batega amatwi ntibakuraho urushinge, kugira ngo nabo bumve uburyo umuntu aba umutagatifu cyangwa b'intungane binyuriye mu kwemera ijambo ry'Imana, kuko niryo rifite ubwo bushobozi. Nkaba mbonera rero no gusuhuza bene data batwumva aho bari hose, bamaze kuba intungane, baba bari hafi ndetse n'abari kure. Nkaba mbasuhuza kugira ngo bakomeze banezererwe ako gakiza twahawe rimwe bikaba bihagije iteka ryose. Nkaba mbonera gusuhuza n'abandi bakunzi b'iki kiganiro, barahari ndabizi, badukurikira ari benshi, kugira ngo nabo biyumve ikaze mu kiganiro. Nabo ndabashuhuje kuko nzi ko badukurikira ari benshi. Numva rero nanjye nashimira Imana rero n'igihe dore ko kiba kiri kwirukanka, ariko Imana ihimbazwe ko iduhaye ubu buryo nabwo kuhagera, hashingiye ko niyo nyiribihe. Niyo nyiribihe, yitegetse ko umuntu agera ahantu arahagera, yitegetse ko havura hava. Ubwo rero iduhaye uyu munsi n'uyu mwanya kugira ngo abantu bumve inkuru nziza, bab'intungane binyuriye mu kwizera ijambo ryayo. Reka tubishimire Imana. Twihuse rero twareba ijambo ry'Imana, byanditswe byera, ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni icya mbere. Ndasoma muri Bibiliya yera, abandimwe baradufasha nabo basome mu zindi Bibiliya. Umurongo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, turahera ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 13. Reka nsome. Haravuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Imana ishimwe. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo yari ku isi kandi isi yabayeho kubera we, nyamara isi ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Nyamara abamwakiriye bose bakemera uwo ari we, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana ntibiva ku buryo busanzwe bwo kubyara, cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri cyangwa ubushake bw'umuntu. Ahubwo babyarwa n'Imana. Amen. Ndeka nsome muri Bibiliya ntagatifu. Yari mu isi kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwakira. Nyamara abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Abo ni abemera izina rye. Ntibavutse ku bw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri cyangwa se ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse ku bw'Imana. Bene data, iri ni ijambo ry'Imana. Ndikumva nejejwe n'Imana. Abatwumva ndashaka uyu munsi tuganira ku ijambo ryitwa kubyarwa n'Imana. Kubyarwa n'Imana, kuko kubyarwa n'Imana nibwo umuntu aba abaye mutagatifu. Kuko Imana nyine nuko imeze, nyine iribyara. Kubyarwa n'Imana nibwo umuntu aba abaye intungane, yabyawe n'Imana. Kubyarwa n'Imana nibwo umuntu aba abaye umwere,
yabyawe n'Imana ni yera ni yera kuko irera niko yavuze ngo ndi Imana yera noneho umuntu utarabyarwa n'Imana ntashobora kuba umwere ntiyabyigira hano bavuze ngo ntibiva ku bushake bw'umuntu noneho kubera icyo umuntu ari ngombwa ko abyarwa n'Imana Bibiliya ibyita kubyarwa ubwa kabiri ubundi umuntu yavutse bwa mbere abyawe n'umubiri Bibiliya ivuga ko ikibyawe n'umubiri nacyo kiba ari umubiri noneho uburyo twavutse bwa mbere twavutse dutandukanyijwe n'Imana kuko twavutse turi abanyamubiri gusa ahandi byanditswe biravuga ngo umuntu w'inyama n'amaraso gusa ntashobora kuragwa ibitabora baba bavuze umuntu wavutse rimwe umuntu wavutse kuri Adamu ni umunyabyaha ku rwego rw'uko atashobora no kubyikiza umuntu wavutse kuri Adamu ni umugome ni umwanzi w'Imana ku rwego rw'uko akora ibyaha abishaka atanabishaka noneho bigasaba ngo kugira ngo Imana nayo yemera umuntu nuko nayo imubyara ubwo ntishaka umuntu wabyawe kuri Adamu ko azajya mu ijuru ubwo abatwumva banyumve neza ntabwo umuntu wavutse kuri Adamu azajya mu ijuru Bibiliya irahakana umuntu uzajya mu ijuru umuntu Imana ikeneye gutuza mu ijuru ni uwibyaye yego none mudukurikire neza mwumve tubagira inama y'uburyo none Imana ibyara umuntu ikahita imuha n'ijuru nyine kuko iryo vuko rya mbere ryarangiritse ku rwego rw'uko umuntu atashobora kwigira neza ngo Imana imuhe ijuru ntabwo umuntu yashobora gutunganya ingeso ze ngo Imana imuhe ijuru njya numva abantu babeshya abandi ngo Imana iravuze ngo mwana wanjye ntabwo biva mu magambo bakicara ahantu mu cyumba muri groupe se cyangwa mu butayu cyangwa ahantu runaka umuhanuzi akavuga ati Imana iravuze ngo bana banjye oya ntabwo ari uko ibyara umuntu ubwo ntabwo gutyo byakubyara oya turi kubahakanira kuko ijambo ry'Imana ryatweretse inzira ntabwo biva mu magambo ntabwo biva mu buryo umuhanuzi aza kuvuga ngo umva mwana wanjye hoya kandi ntibiva ku bushake bw'ibyo urakora ngo bikugira umwana hoya ubwo imirimo wakora wita myiza ntabwo yakugira umwana w'Imana hano bahakanye bavuze ngo ntabwo biva ku bushake bw'umuntu batangiye bavuga ngo yaje mu isi ni nawe wayiremye ariko aba mu isi ntibamwemera Imana ishimwe ndetse ngo yaje no mu bye ibaze kumva umuntu aje mu bye nyine ubwo bavuze ko ibiri mu isi byose ni Yesu wabiremye niwe wabishyizeho byashyizweho n'ijambo ry'Imana none aje mu bye none baranzi noneho batanga rero inzira y'uburyo umuntu yaba umwana w'Imana kuvuka kuri Adamu ntibyagira umuntu umwana w'Imana gukora imirimo mu idini runaka iyo ariyo yose ntabwo byagira umuntu umwana w'Imana nubwo bakuzamura kuri titire ukagera hejuru ubwo uyobora abandi mu by'Imana utaramenya uburyo Imana ibyara umuntu utarumva ko uri umuntu utungane mu mutima utarumva ubutagatifu mu mutima wawe mu mutima hagisonamwe ibyaha menya ngo ntabwo urabyarwa n'Imana menya ngo upfuye wajya mu muriro menya ngo Yesu aje ntiyakujyana kuko reka nkubwire n'ikimenyetso kikuranga ko utari umwana w'Imana nuko uhora ugira ubwoba bwo gutinya urupfu cyo ni kimwe ikindi nuko mu mutima wumva utari intungane ikindi nyine nawe uranabihamye nawe uravuga ati ndi umunyabyaha kandi Imana irera ntijya ibyara umunyabyaha iribyara none ibyo bimenyetso biguhamiririze ko nyine utarabyarwa ubwa kabiri utarabyarwa n'Imana noneho hano babisobanuye bavuze ngo noneho kubyarwa n'Imana rero yego Imana ishimwe himbazwe umurongo wo hepfo babisobanuye kuri 12 bavuze ngo icyakora abamwemeye bose urumva yaje mu isi ntibamwemera aza mu bye ntibemera icyakora ngo haboneka bake kuri 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri ubwo bushake bw'umuntu bwo butuma ajya gusenga kugira ngo ariko Imana yamwemera ubushake bw'umuntu bwo butuma akora ibikorwa byiza kugira ngo ariko Imana yamwemera ubushake bw'umuntu bwo butuma atanga no kubyo afite agatanga no ku mitungo yo kugira ngo nibura yemeze Imana ko ayikunda ntabwo ubwo bushake bwatuma ikubyara ikindi kubyarwa n'Imana si ukubatizwa abatwumva batega amatwi neza iyo tuvuze kubyarwa n'Imana hari abantu babyitiranya n'umubatizo abantu babyita umubatizo kandi ni ibintu bibiri ubundi bidasa hari ukubatizwa none se ubwo kubatizwa bibaye ari kubyarwa ubwa kabiri kubatizwa bya biki ntibigira n'icyo bipfana Bibiliya kimwe cyita umubatizo ikindi kacyita kubyarwa ubwa kabiri ikindi umuntu yabatizwa atarabyarwa ubwa kabiri yego ikindi umuntu yabyarwa ubwa kabiri atarabatizwa noneho yubyawe ubwa kabiri uba wemerewe ijuru ariko yubatijwe utarabyarwa ubwa kabiri nta juru ujyamo umuriro banatwumve neza ntituri guhakana umubatizo
ntagira baza kuduhamagara bavuga ngo kuki muhakana umubatizo. Ntabwo ari umubatizo turi guhakana, ahubwo turi guhakana ko umubatizo atari ukuvuka ubwa kabiri. umubatizo ntubyara ubwa kabiri. Yego, kumubatizo urukwawo no kubyarwa ubwa kabiri ukwabyo. Noneho inyungu yo kubyarwa ubwa kabiri uhita uhabwa umunani mu ijuru. Amen. Umwana wabo. Yego, inyungu yo kubyarwa ubwa kabiri ari nayo mpamvu ngira ngo baduteze amatwi batwumve neza. Kubyarwa ubwa kabiri cyari cyo uhabwa umunani ku Mana. Uhinduka umwana w'Imana. Umuntu wahindutse umwana w'Imana abiba rimwe. Ubwo ndi kuvuga ngo umuntu avuka ku Mana rimwe bikaba bihagije iteka ryose. Niko Yesu yasobanuye. Ngo yabaye igitambo cy'ibyaha byacu rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Noneho uko Imana rero ibyara umuntu nihuse, wenda na bene data barakomeza, ni uburyo ngo bisaba kumwemera uwo waje mu isi, uwo waremye biri mu isi. Yaraje mu byo bamwe ntibamwemera. Noneho wowe ucyo usabwa kwemera ni iki kuri we rero? Nuko yaje mu isi akishyiraho ibyaha byacu byose, zakavukire zacu mbi, ya mirimo twita myiza nyamara ari mibi ku Mana, ibyo byose abyishyiraho. Abyishyizeho aba impongano y'ibyaha byacu. Noneho we afata igihano cyari kidukwiriye aba ari cyo hanwa. Imana yaravuze ngo yombo by'ibyaha ni urupfu. Afata igihano cy'umunyabyaha. Ubwo mu bundi buryo Yesu ahinduka icyaha. Imana ishimwe. Yafashe icyaha cyanjye Sarateri n'abatuye isi bose, abahindutse icyaha. Ubwo se ndumva ko ubwo yajyanye ibyaha byanjye nyine, ubwo ngiyewe yabinkuyeho nyine. Nibyo hano niko ari kuvuga ngo bisaba kubyemera. Nuko kwemera ko yahanwe mu mwanya wawe, ko yagukuyeho ibyaha byose. Noneho kwemera ibyo ngo ahita ajya mu rupfu, azutse atuzukanira ubutungane. Amen, amen. Mu Barombe ibice cya 4:25 ni bavuga ngo ashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, ngo azurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Muri Bibiliya bavuga ngo azurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Noneho icyo umuntu yemera akabara byawe ni ukwemera ko ubwo butungane yazutse akampereza ari bwo mfite. Kuko nanjye ibyaha byanjye namuhaye byamujyanye mu rupfu. Yapfuye nta cyaha yakoze, yajyanye ibyanjye. Noneho azutse nanjye mpa butungane, nta cyo gutungana ndakora nanjye bubu bwanjye. Niyo mpamvu natangiye mvuga ndi umutagatifu. Ubwo ndi umutagatifu kuko ubutagatifu mfite ni ubutagatifu bwuzuye 100% nahawe na mutagatifu mukuru Yesu Kristo. Noneho nuko kuntu umuntu yemera. Bavuze ngo icyakora bamwemeye bose. Nibyo umuntu yemera. Wemera ko ufite ubutagatifu wahawe igihe Yesu yazukaga, kuko ibyamwishe ni ibyaha byawe. Kwemera ibyo ngo nawe wita guha ubushobozi. Amen. Aguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Noneho ye wemeye ibyo naguha nyine ku bushobozi ubwo butungana baguhaye, cyangwa ubwo butagatifu ni nabwo bushobozi nyamara. Nibwo bushobozi bugutuza mu ijuru. Uko wowe imirimo yawe, ubushake bwawe, kwihatahata kwawe, amaturo yawe, gusenga kwawe. Ariko nyambabazwa n'abantu bahanura ngo Imana iravuze itavuze. Abantu nabo bamenye yuko bafite ikibazo, kuko Imana igivuga ko ngo bazabona ishyano umuntu uvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Ubwo n'abantu babeshya ngo Imana ngo ikwisa umwana. Nibo ndi kuvuga nyine. Nibarekeraho. Barabimbeshye ariko mu mutima ntibyagezemo. Yego, bisigara inyuma. Bajyaga babimbeshya. Ngo Imana irakuvuze ngo umwana wanjye. Yahehe. Ikikubwira nyine ko bakubeshye, umutima urakubwira ati nyamara umunyabyaha. Kandi Imana ntijye ibyara umunyabyaha. Natekereza ko nava mu mubiri sayeri yose, ngaho mu mihanda bamwe barapfa, abagonzwe, abagonze, ibigize gute. Nkumva rwose sinajya mu ijuru. Yego. Ariko kuri icyo muvandimwe, iyo turi kuvuga ku Mana, ntekereza ko hari abantu batwumva bakabyumva nabi. Noneho umuntu agatekereza ko kuba ariho ubwo bingana kuba yaravutse ku Mana. Kandi sibyo. Kuko nuvuga ngo akenshi iyo turi kuvuga ko umuntu avuka ku Mana, akaba umwana w'Imana, akemerwa n'Imana, umuntu ahita bisanisha no kuba yarabayeho, no kuba hari ubu nyine yaba yarabayeho rimwe. Ariko ubundi kuvuka ku Mana urabanza ukavuka bwa mbere. Nicyo nanumvaga cyane, nuko n'igihe cyo cyagenda numva nasobanuraho gato, ngasobanura kuvuka bwa mbere no kuvuka ubwa kabiri. Kuko nanone ntabwo ushobora kumenya kuvuka ubwa kabiri utazi ko wavutse n'ubwa mbere. Kuvuka ubwa mbere ni ukubyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Niko bavuze hano mu byanditswe. Ntekereza ko abatwumva bose kuri aya masaha nta muntu duteze amatwi utarabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Nibyo.
ahandi bibiri ravuga ngo bene uwo muntu arama igihe gito. yego arama igihe gito kandi nacyo ngo cyuzuyemo imibabaro. rero uwo muntu byawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore abakomotse kuri Adamu. Yego. kuko ubundi uwitwa inyoko muntu wese akomoka kuri Adamu. twese abitwa abantu dukomoka kuri Adamu. niyo mpamvu dusangiye icyaha cyabereye muri Edeni. Yego. icyo cyaha rero ubyarwa n'ubushake bw'umugabo n'umugore ukakivukana. Unyibukije umuntu kuvuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. yego rwose. noneho uko kuba abantu bose barakoze ibyaha bishingiye ku cyaha Adamu yakoze tuvukana. icyo cyaha cyo cyaratwokamye ntawe unegosiye. bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. ahandi ngo mu byaha niho mama yambyariye. ahandi ngo naguriwe gutwarwa n'ibyaha. ahandi umurongo abantu bakunda ngo nshaka gukora ibyiza bibi bikitanga imbere. ukagira ngo nurajya uvuga uwo murongo ukavuga ko ujya ushaka gukora ibyiza bibi bikitanga imbere, jya uhita wumva ko uremanywe icyaha. uri inkorera gahato y'icyaha. icyaha wavukanye kigufiteho ububasha ku rugero rw'uko ibyo ushaka atari byo ujya ukora. noneho muvandimwe, umuntu ukiri aho yavuye mu mubiri afite ivuko rimwe, yego, Satani ahita amwisasira. yego, ahita arimbuka. kuko umuntu ufite iryo vuko rimwe ararimbuka. nyamara ariko uko uvuze ngo iyo avuye mu mubiri, wibuke ko mu idini cyangwa se aho basengera bamuvugaho imirimo myinshi yakoze. bakavuga ngo uyu nguyu ngo yafashaga, ngo ngo yacumbikiraga abantu, yatanga iby'ubusa, yafashaga imfubyi. ibyo yakoze byose n'amasengesho n'ibyo yakoze mu rusengero byose bakabivuga, ariko nyamara ibyo bintu ntabwo byamuhindurira ivuko. dore ikibazo. urakoze muvandimwe, ibyo bintu byose wakoze mu idini, ibyo bintu byose ujya ukora wita ko ukorera Imana, ingorane ihari ntabwo bibyara umuntu. nicyo kibazo. ubundi gukora byo barakora. gukora rwose murakora, ariko ibyo bintu ntibyakubyara. bavuze hano ngo ntibiva ku bushake bw'umuntu. ariko hari n'ingero ziba zinabyumvikanisha. ninde twumva wavutse iwabo kubera ko yabakoreye? ntabwo. bisaba ko bakubyara hanyuma ukabona ukajya wakora. rero ibikorwa byose ukorera Imana ntabwo byakubyara. niyo mpamvu hano nihuse kubera ko igihe kiba kiri kugenda, batubwiye ngo hari umuntu waje mu isi, ariko ngo mbere y'uko aza isi yariye niwe wayiremye. Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi uwo jambo ngo yari Imana, ngo yanahoranye n'Imana. rero yaje mu isi, aza mu isi sariye, ariko abantu ntibamumenya. kuko bavandimwe ni nayo ngorane abantu banafite, kutamenya Yesu waje mu isi. hari Yesu wasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, aza mu isi, aca mu mwari Mariya, ariko Mariya yamusamye ari inda y'umwuka. ni Imana yavuye mu ijuru iza mu isi gucungura abantu. kubera ko Imana ari umwuka, nta buryo yari kubana n'abantu mu isi idafite umubiri. yego. Imana yashatse gucungura ubwo kandi turi kuvuga kuvuka nyine. turenda gusobanurira abantu uko umuntu yavuka ku Mana. kuko kuvuka rimwe byo ni original, ntekereza ko abantu bamaze no kubyumva. kuko niba warabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore wavutse rimwe, kandi gutyo birahagije ko warimbuka. nicyo gituma Imana igusaba kuyivukaho. nicyo turi gusobanura. yego. uburyo noneho wavuka ku Mana ukabuvutsa ubwa kabiri. abatwumva babyumve neza. Yesu ari kubisobanura. Nikodemu yaramubwiye ngo umuntu wese uvutse ubwa kabiri aba abonye ubwami bw'Imana. ntabwo nta muntu n'umwe uzabwinjiramo atabanje kuvuka ubwa kabiri. niyo mpamvu turi gitindaho iki kintu abantu bacyumve, kuko nta wariginjiramo atavutse ubwa kabiri. ntabwo bishoboka. uwo Nikodemu uvuze bajye banasoma, yari umwigisha ngo w'abandi. yari umuntu niba navuga ngo uhagarariye abandi mu madini, uhagarariye abandi mu iyobokamana. ariko we anaba intwari, aba ibyo kujya mu ijuru ntabizi. yumva inkuru za Yesu. yumvisha inkuru za Yesu ngo arabebera mu kabwibwi hatabona neza. kuko hariya kigenda habona abantu ajya abwira ibyo mu ijuru bari kumwe. ese burya nawe ntabyo uzi? burya nawe uridushuka. burya nawe ujya udushuka ibyo mu ijuru ntabyo uzi, nawe uri kubibaza. ibyo rero byatumye agira isoni zo kugenda ngo habona. agenda mu kabwibwi asanga Yesu, aramubaza ati ubundi mwigisha, nyine ni gute umuntu yajya mu ijuru? ni iki umuntu yakora kugira ngo ajye mu ijuru? Yesu amusubiza iki turi kuvuga nyine. aramubwira ngo umuntu atavutse ubwa kabiri. ariko parido, urumva we bababazaga ni iki umuntu yakora? yego. n'abatwumva ntekereza ko bibwira ko hari icyo bakora. yego. ntabwo ari ugukora, ubwo igisubizo ni ukuvuka. yego.
noneho arabaza ngo ni iki umuntu yakora ngo ajye mu ijuru. Yesu asubiza Nikodemu, aramubwira ngo Nikodemu, umuntu atavutse ubwa kabiri ntabwo ashobora kuragwa ingoma y'ijuru. Nikodemu ngo biramucanga, ahari nawe utwumva byagucanga, ariko tubereye hakugira ngo tubisobanure, kuko Yesu nawe ntiyamuretse utyo nyine yaje kumusobanurira. Nikodemu ahita abaza, none se ko ndi umugabo mukuru birashoboka ko nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka? Ukiraho hari abigisha bajya bavuga ko iyo umuntu abatijwe abavutse ubwa kabiri. Ari abigisha bameze nka Nikodemu nyine uko yarameze, bagashingira ku murongo Yesu yavuze avuga ngo utabyawe n'amazi n'umwuka. Noneho bakagira ngo ayo mazi ari kuvugwa namwe ya Yorodani babatizamo umuntu. Ntabwo ari byo, batwumve ntibazongere no gushuka abantu. Ntabwo amazi abyara umuntu bwa kabiri ari amazi y'umubatizo, kuko amazi y'umubatizo amanuka inyuma, kandi amazi akeneye kubyara umuntu ajya imbere mu muntu imbere. Noneho amazi rero yavugaga Yesu mu icyo gice ni ijambo rye. Ijambo rye n'amazi abyara umuntu akabavutse bwa kabiri. Noneho umwuka n'Imana, ubwo n'Imana n'ijambo ryayo. Reka mvuge ni ayo mazi niyo turi gutanga. Yego. Amazi abyara umuntu bwa kabiri ntabwo ari amazi basuka, ntabwo ari amazi boga, amazi nk'ijambo ry'Imana ry'ubutumwa bwiza bwakuye Yesu mu ijuru bukamuzana mu isi, kugira ngo abantu nibamenya ko ibyo Yesu yakoze bihagije kubahesha ubwami bw'Imana babe bavutse ubwa kabiri. Bamenye ko ubwo Yesu yakiranutse ari bo yacunguraga, yambaye umubiri. Muvandimwe yarabivuze ko nyine byasabye ko aca mu mugore kugira ngo yambare umubiri. Kwambara umubiri se kuyihe mpamvu? Kugira ngo ase n'uwacungura. Araza rero noneho arakiranuka, ajya mu itashi ya muntu, arayitunganya neza, arayuzuza. Imana iranabivuga, iravuga ati nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Nawe agiye kubabwira bamubajije baravuga bati ni munyizere niwo murimo. Baramubajije ngo dukora iki ngo tubone ubwami bw'Imana, dukora iyihe mirimo? Bo bumvaga agiye gutondeka akora igitabo kinini cy'imirimo. Arabwira ati numwe nuko munyizera, mwizere w'Imana yatumye, ubundi muhite muba abana b'Imana. Ngaya amazi atuma umuntu avuka ubwa kabiri akabavutse ku Mana, ari uko yemeye ko ibyo Yesu yakoze ari wowe yabikorera. Ariko nanone ukemera ko nanone ubwo Yesu yakoze ibyiza gusa, nanone ariko akajya mu gihano, wakabaye nibaza ko yakoze ibyiza ariko nanone Imana ikamuhana. Yaramushenjaguye, iramubabaza. Yamuzizaga iki? Yamuzizaga ubugome twavukanye, yamuzizaga ububi bwa muntu, kugira ngo kwa gukiranuka yakoreye kuze kubona kutaza kugira imbangamye ijyanye nanone na kavukire yacu ya yindi ituma dukora ibyo tudashaka. Ahubwo noneho tube turi intungane mu buryo bwo gukiranuka byuzuye 100%, ariko nanone zitabarwaho icyaha, zitanafite igihano cy'icyaha. Byashingiye ko igihano twari dufite Yesu aricyo yahanwe, arakirangiza. Umuvandimwe wabanje yavuze ko igihano Yesu yahanwe cyarangiye nk'ikimenyetso cy'uko kirangiye. Imana iramuzura, imuzura igaragaje ko igihano yarari guhanwa cy'abantu kirangiye. None se ubwo si ikimenyetso cy'uko ubwo Imana itagifite dosiye y'ibyaha mu ntoki by'abantu? Muvandimwe, aho abantu bakwiye guhita ko banahumva neza. Niba Yesu yarapfuye ariko ku munsi wa gatatu akazuka, bisobanura iki? Bisobanuye ko kumbi gupfa yarari muri misiyo y'abantu. Kumbi we ntajya apfa nyine, ariko apfuye urupfu rw'abanyabyaha ibyo yikoreye. Ikimenyimenyi ku munsi wa gatatu we arazuka. Ubwo bisobanuye ko kumva urupfu yapfuye rwari urw'abanyabyaha, urupfu yapfuye rwari urwawe. Azutse rero Bibiliya ikavuga ngo azukiye kugira ngo wemerwe n'Imana, azukiye kugira ngo ugirwe intungane imbere y'Imana. Abantu bajya bibaza ati se ni gute umuntu yaba umwana w'Imana? Turabisomye, haravuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye ahita abaha ubushobozi bwo kuba. Tubitandukanye muvandimwe. Ngewe umuntu ahindura idini yajya mu rindi, bakavuga ngo abemeye Yesu, ngo bakiriye Yesu no munsi ngo baze hano, bakaba igikundi batimushyira amaboko hejuru, ngo tugiye kuvuga musubiremo, ngo mwami Yesu kuva uyu munsi nakiriye, ndakwakiriye ngo nk'umwami, ngo nk'umwami, ngo n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ibyo bintu bakabidusubirishamo, twajya hariya bakatubwira ngo tugende umudiyakona twandike, ubundi bamara kubandika bakabigisha bakababatiza. Ibyo bintu se byabyara umuntu bwa kabiri? Oya, ntago
aho mpakanira ko atari byo urumva harimo ubushake bw'umuntu hari ibintu yavuze ayisubiramo yagiye kwiyandikisha yapfukamye yatuye ubwo bwose ni ubushake none hano bavuze ngo kubyarwa ntabwo biva ku bushake bw'umuntu kandi bihita binumvikana n'abatwumva bakwiye kubyumva ninde wigeze abyarwa mu rugo iwabo harimo ubushake bwe yego rwose ntawe ntujya gushiduka ugashiduka wavutse se kwivuko rya mbere ubwo niho turi kuvuga wowe wirota uruva aho uvuka nyine bakubyaye Imana rero nayo ibyara umuntu nta bushake bw'umuntu bugiyemo nta kimana yafatanya nawe kugira ngo ikubyare bavuze ngo ni ukwemera yego ko yakugize intungane yarazutse yego ngo nawe agahita guha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana ubwo bushobozi numva aguha bungana n'ubwo nawe afite kuko nawe ni umwana w'Imana aguha ububasha nk'ubwo nawe afite bwo kuvuka aho yavuye kandi uko akugize biba byo rimwe bikaba bihagije iteka ryose igihe rero ndabona kino kugenda navuga ndi bene data Imana ishimwe ubu buryo bwo kuvuka ubwa kabiri nyine ko twagize amahirwe nanone tukasanga twaravutse bwa kabiri tukaba dufite ingoma y'ijuru nta muntu wenda kuyitunyaga ni Imana yiduhaye ikabitabasha kuyisubiza ikabitaze nivuguruza ku byo yatanze bishimira Imana rero abatwumva bagiye no guhamagara kugira ngo dusangire ikiganiro baganishe ku ibyo nyine twanavuze ntibajye inyuma y'ibyo twaganiriye bahamagare baganisha nyine ku kijyanye no kuvuka bwa kabiri abakurikiye ikiganiro ubwo navuga ndi badukurikire nyine banaduhamagare mubaho umurongo muvandimwe nabafashe gutanga umurongo kugira ngo bahamagare dusangire ikiganiro batanga inyunganizi ariko baganisha ku byo twavuze byo kuba umwana w'Imana kandi bace bugufi mu mutima kugira ngo Imana ibabyare babyaje ijambo ryayo bagabane ijuru nicyo tuba tubifuriza nicyo tubifuriza kuko rimwe Yesu bigeze bamubaza baramubaza batari ku bundi mwami twakora ibiki tukaragwa ingoma y'ijuru ariko basobanura rero yarababwiye ati nyamara mwebwe mutekereza ko ari byinshi mwakora ariko igikorwa ni kimwe umurimo w'Imana n'umwe ni ukwizera uw'Imana yatumye urumva rero igituma umwana w'Imana igituma wabona ingoma y'ijuru igituma wazaba mu ijuru iteka ryose ni ukwizera Yesu ni ukumenya ko ibyo Yesu yakoze byose ari wowe yabikoreye iyo ubyemeye nawe aguha ibyo yakoze bitunganye bikakwinjiza mu ijuru katubaho umurongo muri buduhamagareho umurongo wa MTN ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25 Airtel cyangwa Tigo 0783 83 05 0783 83 05 mwaduhamagara. Halo? Mwiriwe neza. Mukomere nshuti z'Imana. Mukomere cyane. Urinde uherereye he? Yanje utikanye twageze Emmanuel Rubavu. Yego turakumva neza. Rwose mbona mbashimira kandi n'ubu ngatse kubashima. Ku butumwa bwiza bwo mutugezaho kandi no bwo mutuzirikana uko bukeye nuko bwije. Ese ubutumwa bwiza umaze igihe wumva warabwumvishije bukubyara ubwa kabiri kandi nacyo twanasobanuraga uburyo cy'umuntu avuka ku Mana cyane rwose. Hanyuma se ubu tuvugana wavutse ubwa kabiri? 100% naravutse ubwa kabiri. Ngaho sobanurira abatwumva uko umuntu avuka ubwa kabiri. Uko umuntu avuka ubwa kabiri uko njyewe mbibona kuko nabaye umunyabyaha ndakindu congoze na Yesu nawaza kubinguraho ndakindu congoze yo ndaba umunyabyaha ntabwo Yesu yari kuza kumvira yaje kumvira kubw'ibyaha byanje ubwo mvuko bwa kabiri ari Yesu utumeje mvuko bwa kabiri niwe mbikeshaho niko mbibona. Ubu tuvugana se uri intungane? Ndungane ndabyikesha uko mbikesha kuri Yesu Kristo kuko wenda n'urugero ngiye gufata ideni ahantu namara kurifata ngagira imbaraga ngiye zo kubyishura ngabo ubwishu ukaza ukanyishurira ahandi wana bifashe ndabo yagaruka kuza kunyishuza waranyishuriye mba nari yishuriye ariko mbikesha undi muntu wanyishuriye ndabo ndagikibagwa ideni. Ubwo se gutyo ubuvuze ko ari Yesu wakwishyuriye? Ni Yesu wanyishuriye kuko njyewe ndakinze cyo nari gukora kugira ngo ibyaha byari bindi ngo ngeho kuko nibyo ngora byose
nta kintu ngora ku buryo ko ngomokaho cyangwa indungane ku ruhande rwanje. ubu tuvugana nta mwenda ukiri mu Imana? Ntabwo ndanamuke kuko Yesu aranyishuriye. Uzabimarana igihe kingana iki Manwe? Iteka ryose mu minsi yanjye yose ngiriho. baduhaye kuri nimero 078 5 7 icyenda 4 niyo ngiyo ahubwo iri jambo ryaraducengeye cyane wenda mu by'ukuri Yesu cyamuvanye mu ijoro n'urukundo araza akaducira wenda mugerageza no kutwigisha no ku rukundo natwe yino isi kurusha tuzayisige kurusha uko twayisanze wenda na shitani nayo niwe shefu w'abagome niwe shefu w'ibibi wenda ibibi wenda tugerageze kuba twarigwanya nayo za mwari zagenda amara amase kuko nda n'uwari budufiteho kandi cyayivanye mu ijuru nukumva yuko yadushuka tukarimbuka. ntacyo ubwo twabonye nimero ubwo tubonye nimero tuzajya tuvugana ku bindi kuko hano tuba dufite umwanya muto ntitwigisha ahubwo tuvuga ubutumwa bukura umuntu mu rupfu rukamugeza mu bugingo cyane rwose. murakoze mani barandere imigisha myinshi. yego. Allo. Oui, urinde uherereye he? Ni Misigaro Simeo mere mu murenge wa Butare. Inde? Misigaro Simeo. Simeo Misigaro i Butare? Murenge wa Butare. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana mutugezaho. Riratunyura mu mitima yacu abantu baba ibigomeke iri jambo ridukomanga ku mutima. Ni ijambo rwose mutugezaho rikatwubaka. Umuntu wese yagerageza kujya mu cyaha yumvisha ijambo ry'Imana yahita reka kujyamo. Ese wumvishe se kuvuka ubwa kabiri byari byo? Nabyumvise ariko ntabwo tubasha kuba twabisobanukirwaho kubera ko tutaba tuguma twumva icyo kiganiro kabisa. Ujye uhora utega ikiganiro amatwi twavuga ko nyine umuntu wavutse rimwe atazajya mu ijuru ko akeneye kongera kuvuka bwa kabiri byawe n'Imana kugira ngo yemererwe kwinjira mu ijuru. Kandi ko kwinjira mu ijuru kubyarwa bwa kabiri ni ukwemera ko urupfu Yesu yapfuye arirwo rwajyanye burundu ibyo Imana ari gukurikiranyeho. Wabyemera ikabira kubyaye ikaguhana y'ubushobozi bwo kuba umwana wayo. Kandi umuntu ubaye umwana w'Imana ntiyongera kurimbuka niyo mahirwe arimo. Ntarimbuka kuko aba abaye umwana w'Imana. Kandi biva ku byo ukora ahubwo biva ku kwemera iby'Imana yakoze mu mwanya wawe. Yesu yarapfuye ariko apfa urupfu wowe wagombaga gupfa rw'ibyaha nyine wari ukurikiranyweho kugira ngo wowe utazarimbuka. Amen. Ibyo nibyo wemera Imana ikabira kubyaye. Okay. Kabisa murakoze. Nimuze muhema kutugezaho iki kiganiro kuko turagikurikira 5 kuri 5. Hari abandi muri kucyumva na saho ngaho muri Butare? Barahari benshi cyane. Mujye mubishyiraho urushinge buri wa 4 saa 2. Buri wa 4 saa 2. Tugushimiye Imana rero. Murakoze. Allo? Allo? Oui, urinde uherereye he? Mwiriwe neza. Ngerimana Patrick hano ko Kacyangugu niho ndi. Yego turakumva neza. Ndabashimiye kubwo ikiganiro cyanyu. No kuvuka ubwa kabiri nabyo twabikurikiye nubwo nyine umuntu agenda byumva gahoro bikagenda bimujyamo gahoro ntabwo navuga ngo byahita byinjira mu muntu byako kanya. Ako gahoro wakatubwiye se wabonyemo? Kuko hari ibyo wenda pastor aba yarigishije umuntu byaramugiyemo cyangwa se padiri cyangwa n'abandi bigisha. Ariko icyo mba nsimbararaho cyane ngewe ni imirimo nk'abariya bagiye bakora imirimo bakinginga Imana abo bagiye babuhera imyenda abo bagiye baha imyenda bakabingingira Imana. Patri nari ngiye kubaza ako gatoya wumvishe kerekeranye no kuvuka ubwa kabiri nakahe? Allo?
yagiye Banza yagiye. yagiye Patrick ati yari ari kuvuga icy'imirimo ya yindi babajije Yesu yego nyamara ngombwa n'umwe ngombwa n'umwe ni ukwizera. alo Alo, wi muraho neza Esther kubagize. inde Esther. Esther Esteri. tubwire ni iki wumvishe mu kiganiro Esther Kumvishe nyine bijyanye no kuvuka kwa kabiri. ko ari gute Ari uko wemera so Yesu yatwitangiye nyine akadupfira ibyaha byacu. yego Ariko none se wabyemeye ndabyemera. wemeye ko ibyaha byawe ari byo yazize wemeye se ko ubutungane atanga wabubonye Ariko se ni ubwa mbere wenda mbakurikiye. n'ubwa mbere bitwaye iki se icy'ingenzi ni uko wemera ibyo wumvise Ndabyemera ariko se umuntu yakemera gute ko yahawe ko Yesu nyine byose ko wenda yahawe nyine ijuru. ni uko nyine ijambo rivuze kuko Imana itabeshya yiravuze ngo icyakora ngo ababyemeye bose yaje mu isi asanga abantu benshi uko niwe wari wabaremye ariko ngo habonekamo bake babyemera twifuza ko nawe ujya mu uwo mugabane w'abemeye nyine kugira ngo nawe uhabwe ingoma y'ijuru ngo icyakora bamwemeye bose ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana inzira nyine ni ukwemera kugira ngo nawe ube umwana w'Imana nyine Yego. kwemera ko urwo rupfu yapfuye burya burundu ari wowe yarari kwishyurira nyine niba wemera ko yakwishyuriye uremera ko ufite n'ubutungane atanga biragendana kuko yajyanye ibyaha byawe kugira ngo nawe ujyane ubutungane bwe mugurane nicyo usabwa kwemera noneho nyine ukawubaha intungane. Yego murakoze cyane none ndabyumvise. Wumvise ngo iki? Umvishe ko nyine twaguranye Yesu yatwitangiye tukamuha ibyaha byacu nawe akaduha ubutungane bwiwe icyo dusabwa ari ukwemera ko yadupfiriye kugira ngo nyine adukureho ibyaha. Ni ukuri kubishyira mu bwinshi kandi ari wowe yabikoreye. Ubwo yaguhaye iki nyine? Yampaye nyine ubutungane bwiwe. Nyine mu mutima wabyemeye kuri intungane bishingiye ku ubwo butungane atanga? Yego nabyemeye. Umuntu ubyemeye ahita agabana ingoma y'ijuru. Yego murakoze namwe. Ujye ukurikira ikiganiro rero. Yego. Urakoze. Esther ngo acyumvishe rimwe. Ariko vuga. Allo? Biriwe neza. Biriwe. Amahoro. Yagiye. Aryamagara atabyiteguye neza agahita. Karame. Alo? Yego. Kumva. Ninde wacu uri he? Ijando dishagasha. Tubwire wumvishe iki mu kiganiro Jadodi? Yesu nakurikiranye neza ariko icyo nshima cyo. Yesu nyine yaradupfiriye bitewe n'ibyaha byacu. Ariko buriya ntacyo twamugaya nyine ntako. Wumva se ubwo yapfiriye ibyaha byawe yashakaga iki? Yashakaga nyine kuntunganira nyine ngo ese ajya nyine kumbambirwa si uko yashaka kumba. None se wabayeho? Ndiho kabisa kandi n'ubu ngubu nawe aracyandiye iruhande. Uriho uko turi kuvugana cyangwa uriho mu butungane? Ari mu butungane n'uko turi kuvugana ndiho kabisa. Uri intungane kuva ryari? Mara kuvuka nahise mbi intungane. Mu byo twavuze icyo ntikirimo nta naho biba muri Bibiliya. Iyo umuntu avutse aba ari umunyabyaha uvutse ntabwo aba ari intungane. Twari turi kuvuga uburyo wavuka ubwa kabiri noneho ukaba uvutse ku Mana y'intungane nawe ukaba ari intungane ivutse nk'uko Imana ari intungane.
birumvikana ko koko watangiye ikiganiro kigeze kure. Nagitangiye nyine kigeze kure. Uragikomeza ukurikire, turaza kuguhana nimero y'uko ukomeza usobanuza uburyo waba intungane. Ntabwo wavutse uri intungane, ahubwo wavutse uri umunyabyaha gucirwaho iteka. Nari umunyabyaha kuko nijye watumye Yesu yemera kumbambirwa. Ariko buriya butanzajya nyumva hakiri kare kabisa. Yego urakoze. Sawa namwe murofite Imana. Yatangira ikiganiro gati ntiyamenye ko twatangiye. Yamenye aho twahereye. Hello? Hello, ninde we? Hello? Agiye. Hello? Mwiriwe neza, ninde muherereye he? Keve aherereye Murangi. Yego. Inde? Keve. Yego Keve, tubwire icyo wumvishe mu kiganiro. Nge hari ikintu ushaka kubaza umutagatifu. Yego rwose. Mutagatifu yavuze ati tiwe ni umutagatifu. Iyo umuntu abatijwe ntababaye umutagatifu. Oya. Umuntu agirwa umutagatifu no kuvuka ubwa kabiri. None avuka ubwa kabiri bigenze bite ko nzi ko nkanjye nabatijwe mu mazi menshi. Yego. Urumva ko nawe ko yubatijwe mu mazi menshi ubu byabo bwa kabiri. Ariko urumva nawe uri kubivuga neza, uri kuvuga ko wabatijwe mu mazi menshi nyine. Noneho rero hari no kuvuka ubwa kabiri. Urumva amazi wabatijwemo ntabwo yakugize umutagatifu, nawe urabizi ko utari we. Noneho rero kuvuka ubwa kabiri. Oya, ahubwo wabatijwe mu mazi menshi. Musobanurire rero. Yego rwose, ariko wari watangiranye n'ikiganiro. Noneho rero kuvuka ubwa kabiri ni ukwemera ijambo ry'Imana ry'uburyo Yesu yapfuye mu mwanya wawe akazuka kugira ngo wugirwe intungane. Yamaze kubyemera karabatizwa. Buretse kujya ku cy'umubatizo ubanze wumva icyo kuvuka ubwa kabiri. Kuko umuntu uvutse ubwa kabiri ababonye ingoma y'ijuru. Nubwo yaba atarabatizwa. Kuvuka ubwa kabiri ni ukwemera mu mutima ko Imana yakubabara igihe yicaga Yesu. Noneho ukemera ko wababariwe ibyaha byawe byose kandi ko Imana iguhaye ubutungane Yesu atanga we yari afite. Urubyumva? Ndi kubyumva. Noneho iyo uhawe ubwo butagatifu Yesu aguhaye we yari afite kuko niwe mutagatifu mukuru. Ukemera ko ubutagatifu atanga ububonye nk'uko nawe yemeye kujyana ibyaha byawe adakoze na kimwe. Hano bavuze mu byanditswe ngo ababyemeye bose ibyo mvuze bita bibaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndabyemera nabyumvise, banyemera nanjye ngusobanuze. Buretse gatoya, noneho iyo wemeye ibyo nibwo ubuvutse bwa kabiri. Urumva umubatizo nturajyamo, ni ibintu uri kubwirwa mu matwi, bigiye mu mutima wawe, urabyemeye, wamara kubyemera ukaba uravutse ku Mana. Ndabyemeye. Wamara kuvuka ku Mana ukabuvutse nyine bwa kabiri. Dore ibintu bibiri nshaka ko munsobanurira rero. Yego. Ahantu muri Bibiliya haba handitse ko Imana ikimara kwica Yesu. Mu bahansobanurire. N'umubatizo icyo sobanuye. Bibiliya iravuga mu Yego. Mu Barome ibice 4. Kwa twanahavuze kare ku murongo 25 haravuga ngo yashyikirijwe abamwica nyine. Azira ibyaha byacu. Noneho Imana niyo yamutanze kuko muri Yohana ibice 3:16 haravuga ngo n'urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo. Wikineye. Ntumva se ko yamutanze mu isi kugira bamwice nyine? Yamutanze kugira Banza wumve. Ni Imana yamutanze kugira ngo apfe, noneho apfa azize ibyaha byacu. Noneho umuntu ubyemeye wo mu batuye isi nawe Imana imugira intungane cyangwa umutagatifu. Yagiye. Yabazaga ati ni hehe havuga ko ari Imana yamutanze, ariko birivuga ko ari urukundo rw'Imana rwatumye imutanga nyine kugira ngo umuntu umwizera wese abe intungane cyangwa ahabwe ubugingo buhoraho. Twakira undi. Mwiriwe. Nabazaga. Yagiye. Urukundo rw'Imana rwo rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizere. Allo. Allo. Yego urinde.
Patrick Giheke. Patrick Giheke. Nakurikiye icyo kiganiro. Yego. Nanjye arabona sonye muri Bibiliya. Avuga imirimo y'abera ntizibuka. None wakora ibyago nuko Yesu yagupfiriye ku musaraba. Hari ibyo twavuze se gukora ibyaha? Ariko nanjye mwansobanurira kuko urumva ko umutima ko Yesu yagupfiriye ku musaraba ku by'ibyaha byaca kugira ngo utungurwe. Nta kintu wakabanza kureba. Wese uruwera? Ndisinera umunyabyaha ndabyemera. Ariko yaradupfiriye se nk'uko nawe none se kuri kutubaza imirimo y'abera ahubwo wabanje ukatubaza uburyo waba uwera kugira ngo tujye twajya ku cya kabiri cyitwa imirimo y'abera. Ngamwansobanurira. Ukeneye kuba uwera? Uraba uwera ari uko ubonye kwera kwa Kristo, we waje yera mu isi, Imana irabyemera. Urumva? Arera mu cyimbo cyawe kuko azi kuri inkozi y'ibibi. Nibyo utiyiziho buri Imana ibikuziho, ibibi byose nkuko biri muri shitani nibyo Imana ikubaraho, ni nabyo izagutwikira nuramuka utizeye Yesu weze mu cyimbo cyawe. Hanyuma amaze kwera mu cyimbo cyawe rero bwa bukozi bwawe bw'ibibi nabwo arabwemera, abwishyiraho, Imana irabumuhanira. Hanyuma irakwandikira kubwira ngo yatanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo wowe numwizera nturimbuke ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Kumwizera rero nukwemera ko ubwo yeraga mu isi ari wowe yereraga, kandi uko ubwo yahanwaga ku musaraba ari wowe yahanirwaga. Hanyuma bikaba ingurane, wowe ukabumuhaye ibibi byawe azize, ariko nawe ukakira kwera kwe, akaba ari bwo ubaye uwera. Hanyuma iby'imirimo nabyo bikikora, ntabwo umuntu abibaririza, nta n'umucurabwenge ushinzwe gucura imirimo abera bakora. Aho ndatsinzwe. Patrick uratsinzwe? Ariko yemeye kumvira ko ibyo byaha ndabyemera pe. Noneho birumvikana nyine kubyemera, ariko kubyemera ntibyakubuza guhanwa. Ahubwo ikigusigariye icyo numva, urumva hari byinshi, ufite ibibazo byinshi wasobanuza, uze gufata nimero dutanga mu kanya ku ruhande, ku buryo wahamagara nyine wisanzuye ukabaza ibibazo byose uko wumva ubifite. Murakoze cyane, murakoze. Sawa, nawe urakoze. Hello? Allô? Oui. Allô? Ni kuri kandi kuvugana. Wahageze niho? Niwe bisa hano kubageze. Yego turakumva Elisa. Cyangwa ko umuntu yagiye kubatizwa. Batizwe. Baravuga ngo wabuteke kabiri. Ngo bavuga gute? Batubwira ko uyu muntu yabatijwe abavutse bwa kabiri. Yego barakubeshye, nanjye narabatijwe kandi ndasamusobanurire kubatizwa no kuvuka bwa kabiri bitaniye. Nawe warabatijwe? Warabatijwe? Narabatijwe. Uri intungane? Uri intungane? Ntabwo ndi intungane. Byumvikana rero kutavutse ubwa kabiri, kuko iyo umuntu avutse ubwa kabiri aba abyawe n'Imana y'intungane, nawe akaba ari intungane. Icyo gihita kikwemeza ko kubatizwa bitakubyara ubwa kabiri. Twari turi kukubwira uburyo wavuka ubwa kabiri wemeye ko ibyo Yesu yakiranutse ari wowe yabigiriraga. Hanyuma ibyo Yesu yahaniwe ari ibyawe, ibyo wakoze, ibyo uri gukora n'ibyo uzakora, kugira ngo nubyemera utyo ube intungane imbere y'Imana. Intungane imeze ite? Intungane yatunganye ku mategeko yose itishe na rimwe kubera ko ari Yesu wabikoze, ariko n'intungane itakibarwaho icyaha kubera ko n'ibyo wakoze byose igihano cyabyo cyarangiye. Intungane yarangije igihano. Aho nibwo waba uvutse ubwa kabiri niba ugihari. Tumva yagiye yarabanabaje ngo byatandukanywa biti. Amazi y'umubatizo nuko nyine bashyira umuntu mu mazi nyine nuko umubatizo umeze, ariko kuvuka ubwa kabiri nuko emera ijambo ry'Imana rikaguha ubushobozi bwo kuba umwana wayo.
naho bitandukaniye, kimwe gikorwa n'amazi, ikindi kigakorwa n'ijambo ry'Imana. ariko urumva idini ryahemukiye abantu, ryabwiye abantu ko kubatizwa ari ukuvuka ubwa kabiri. Njye baravutse gatatu niba ari uko ugashyira umuntu mu mazi. Alo yego urinde urinde yagiye wabatijwe gatatu. urumva ko umuntu avuye mu idini ajya mu rindi arabatizwa. Nibyo. Alo aro alo kwa ninde bahereza yego Elisa. none se musengera muri musengera muri idini? Ntabwo idini ari ryo Yesu yavuze basengeramo. Imana yavuze ko abishaka bayisenga bazayisengera mu kuri no mu mwuka, ntabwo ari mu idini. Nibyo bashaka kumenya. Umva ikibazo yari ifite n'icyo gusenga mu gihe twavuze icyo kuvuga bwa kabiri. Alo yego Ewe urinde. ni Samuel. Samuel Ndi ku ruganda. Ihutisha iyo minota yagiye Samuel. Nabazaga nti niba koko mushobora kwigisha ibintu bigafata, mwaturangiye aho mukorera nyine. Aho dukorera? Yego. Kandi ngira ngo ijambo ry'Imana niryo ribyara umuntu, ahubwo wagombye kuba uri kuryumva. Ubundi ndi kuryumva ariko ntibihagije. Niba udushaka imbona nk'ubona ufate nimero za telefone tuzagusanga cyangwa udusange. Ya rwose muri kuyobya abantu. Uri intungane se basi? Yasende intungane. Ubwo rero niba utari intungane ibyo wabwira abantu byose nibyo byabagira nkawe. Twebwe turi intungane, turabera baziranenge ku Mana, turi kubabwira uko twabaye abera kugira ngo nabo bababera, ntabwo turi kubabwira ngo baze dusengane. Muri gukura abantu mu matorero bakiriyemo agakiza. Tubajyana he? Wakiriye agakiza Samwe? Ni agakiza nyine, ariko nawe yavuze ko atari intungane. Ni agakiza katagira umuntu intungane. Alo 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 Alo. urinde? Patrick na Kamembe. Caguranya dore iminota yagiye. Akantu ushaka mwansobanurira. Yego. Wenda ubundi kubatizwa buriya ntabwo buriya waba wakigize aho wabatizwa. Ntabwo kubatizwa bikubyara ubwa kabiri, nta nubwo bikugira intungane, nta nubwo bigukuraho ibyaha. Nawe warabatijwe kandi urabizi ko utari intungane ndetse n'ibyaha ujya ubikora. Twari turi kukubwira uburyo wavuka ubwa kabiri hanyuma n'umuti w'ibyaha ukaba urabonetse, kuko ubundi umunyabyaha akora ibyaha. Nuba intungane rero uzatungana bishoboke. None yenda ko bavuga yuko wemeye nyine wemeye Kristo Yesu nyarutsa dore igihe cyagiye, ariho babarirwa ibyaha, ibindi wemeye ko yagupfiriye ku musaraba. Ibindi byaho wakora ntabwo Imana arikoraho. Ibyo bintu uri kuvuga uri gukekeranya. Twari turi kukubwira ngo iyo umaze kuvuka, iyo wavutse nibwo umenya ibyo uri gukora. Ntabwo turi bukubwire ibirenze aho uri. Wowe uracyari umunyabyaha, ukora ibyaha, niyo mpamvu ufite ubwoba bwo gukora ibyaha. Twakubwira rero uburyo uvuga ku Mana, Imana y'intungane, nawe ukaba uri intungane ndetse idakora ibyaha, kuko umwana w'Imana ntakora ibyaha. Urakomeza udukurikire, na telefone turaziguha mu kanya uhamagare. wenda ndabona n'igihe cyagiye nta n'undi turi bwakire. Ariko gusa nyine amadini yahemukiye abantu, yahemukiye abantu ntitwabura kukivuga, kuko kubwira abantu ko kubatizwa mu mazi menshi bingana kuvuka ubwa kabiri, no kubahemukira cyane, no kubacurika. Bituma umuntu abatizwa mu mazi menshi akabyitiranya no kuvuka ubwa kabiri, akagira ngo yarakijwe kandi ari umupagani. Niyo mpamvu ntanjye navuze abigisha b'ibyo babyumve ko bari guhemuka, kandi ko Imana bakurikiranye ibyo bintu bakwiye kureka kwigisha ibinyoma. Ntabwo kubatizwa ari ukuvuka. Ni amagambo abiri y'Ikinyarwanda atanitiranwa. Yego. Tanga nimero kugira ngo dutange inimero za telefone, wenda n'igihe kiba cyagiye. Izanjye Patrice ni 0783 167 163 0783 167 163.
na David ni 0783 kane gatandatu kane umunani 00 0783 kane gatandatu kane umunani 00. Mutagatifu Salatiel ni 0788 61 63 14 0788 61 63 14. Tigo ni 0722 93 120. Imana ibahe umugisha. Badukurikiye bose Imana ibahe umugisha. utaha abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe baragwa b'ijuru. nibyo koko nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwutorwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe akagirwa intungane mu maso y'Imana bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.